Urubyiruko ni imbaraga z'igihugu, nirwo ruzaba abaganga b'ejo, abarimu, abayobozi n'abarwiyemezamirimo ndetse n'abahanga bazazana impinduka. Ariko ikibazo ni uko hari urubyiruko rwinshi rutakaza amahirwe atari ukubera kubura ubushobozi, ahubwo kubera ibintu bibakurura bikabakura ku ntego zabo. Muri iki cyegeranyo turarebera hamwe ibintu 10 byangiza urubyiruko rwacu. Turebe imibare igaragaza uko ikibazo gihagaze ndetse tunarebe icyo twakora kugira ngo urubyiruko rwacu rugire ejo hazaza heza. Mbahaye ikaze muri iki kiganiro. Ikintu cya mbere cyangiza urubyiruko rwacu ni imibonano mpuzabitsina idafite gahunda n'inda z'abangavu. Buriya ikintu cya mbere gishobora kwangiza ubuzima bw'urubyiruko ni imibonano mpuzabitsina ikorwa nta gutekereza ku ngaruka. Uyu munsi hari urubyiruko rutangira imibonano mpuzabitsina rutaraba rwiteguye mu mitekerereze, mu bukungu ndetse no mu buzima. Iyo umukobwa cyangwa umusore afashe icyemezo nk'iki atabanje gutekereza ku hazaza, bishobora guhindura inzira y'ubuzima bwe. Umukobwa ushaka gukomeza amashuri ashobora guhura n'ikibazo cy'inda itateganyijwe. Umusore nawe ashobora guhura n'inshingano atari yiteguye. Ingaruka zishobora kuba kugera ku muntu wishoye muri icyo kintu cyangwa muri icyo gikorwa n'izi zikurikira, ariko si zo gusa ahubwo n'izo twagerageje kureba. Hari uguhagarika amashuri, hari ukubura amahirwe mu buzima butandukanye cyangwa se ibyo yari kuzageraho icyerekezo cye kigahinduka. Hari indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina ndetse n'ibibazo byo mu mutwe, ashobora kugira trauma bitewe n'ibyo anyuzemo. Kandi tukaba twatekereje kuri iyi ngingo tugendeye kuri statistique zigenda zigaragara, aho dukurikije ubushakashatsi bwa Rwanda Demographic and Health Survey bwakozwe muri 2025, hafi 8% by'abakobwa bafite imyaka 15 kugera kuri 19 mu Rwanda bari barigeze gutwita byibura rimwe. Kandi muri abo ngabo 8, 6% bari barabyaye, abandi 2% bari batwite igihe ubushakashatsi bwakorwaga. Nanone ubushakashatsi bwerekana ko urubyiruko rw'imyaka 18 kugeza kuri 24, 17.6% by'abakobwa n'abagore bavuze ko batangiye imibonano mpuzabitsina mbere y'imyaka 18. Naho 27.2% by'abahungu n'abagabo bavuze ko batangiye mbere y'imyaka 18. Iyi mibare itwereka ko hakenewe uburere, ibiganiro mu miryango ndetse no gufasha urubyiruko gufata ibyemezo birinda ejo hazaza. Ikintu cya kabiri cyangwa se ingingo ya kabiri ishobora gutuma urubyiruko rwacu ejo hazaza harwo hangirika cyangwa se n'ubuzima bwarwo bukangirika, turahasanga ibiyobyabwenge n'inzoga zikoreshwa nabi. Buri ikintu cya mbere cyangiza urubyiruko cyangwa se ikintu cya kabiri cyangiza urubyiruko ni ibiyobyabwenge. Akenshi urubyiruko rutangira ibiyobyabwenge kubera amatsiko cyangwa se kubera gushaka gukurikira inshuti, kigare peer pressure. Hari abavuga bati ni ukugerageza gusa, ariko ikibazo ni uko ikintu gitangirana no kugerageza gishobora kurangira ari ubuzima bwo kubadwa, warabaswe n'ibiyobyabwenge. Ibiyobyabwenge kandi buriya bishobora kugabanya ubushobozi bwo gutekereza neza, bishobora kwangiza ubuzima, bishobora gutera amakimbirane mu muryango, kandi bishobora gutuma umuntu yinjira mu byaha, ugakora ibyaha utari wateganyije cyangwa utari wateguye kubera gukoresha ibiyobyabwenge. Ibi nabyo biherekezwa na statistics zagiye zikorwa, zigasanga ubushakashatsi nanone bwakozwe na Demographic bwerekanye ko mu rubyiruko rw'imyaka 15 kugeza kuri 24, abahungu bakoresha itabi ari hafi 8.7%, abakobwa bari hafi 0.5%. Nubwo iyi mibare ireba itabi gusa, itwereka ko hari ikibazo cy'imyitwarire ishobora gushyira ubuzima bw'urubyiruko mu kaga. Cyane rwose. Umuntu ukomeye si umenya gukora ibyo abandi bakora. Umuntu ukomeye si uwemera gukora ibyo abandi bakora. Ahubwo nushobora kuvuga ati oya, iki ntabwo ari cyo kimfasha kugera ku nzozi zanjye. Nk'uko muri kubyumva, ibiyobyabwenge biri mu bintu byangiza urubyiruko byatanje. Ikintu cya gatatu ni ugukoresha nabi imbuga nkoranyambaga, social medias. Buriya ikoranabuhanga ryahinduye isi pe. Uyu munsi telefone ishobora kuba ishuri riri mu ntoki z'umuntu.
ikaba library, ikaba ahantu ushobora training center. Fone y'umuntu ishobora kuba ibintu byinshi icyarimwe, ariko ikibazo ni uburyo ikoreshwa. Hari urubyiruko rumara amasaha menshi kuri TikTok, Facebook, Instagram cyangwa se izindi mbuga, ariko ntirukoreshe umwanya rufite mu kwiyubaka, ahubwo ugasanga bari ku zindi mbuga, bagiye kureba amafilime y'urukozasoni, bagiye kureba ibindi bintu bidafite agaciro. Iyi mbuga nkoranyambaga zikoreshejwe nabi zishobora gutera ibibazo bitandukanye, harimo gutwara igihe, harimo kuba zagutera ubunebwe, ntube wagira ibindi utekereza ukibera umunebwe, harimo gutera umuntu kwigereranya n'abandi, kumva ko ubuzima ubayemo ukigereranya n'abandi bitewe social media, wareba abandi uko bimeze kumva nawe wakwigereranya nabo. Hari ndetse no kwangiza uburyo umuntu atekereza, imitekerereze y'umuntu igahinduka. Ariko iyo zikoreshejwe neza nanone zishobora kugira ibintu runaka zihindura. Ushobora kwiga ubumenyi butandukanye, ushobora kubona akazi unyuze ku mbuga nkoranyambaga, ushobora kwamamaza impano yawe ya talent yawe, iyo ufite ubumenyi ufite ukabumenyekanisha ukoresheje imbuga nkoranyambaga. Ushobora gukora ndetse n'ubucuruzi ku mbuga nkoranyambaga. Ikibazo si telefone, ikibazo si imbuga nkoranyambaga, ikibazo si internet, ahubwo ikibazo ni uburyo wowe uyikoresha. Straight number 4, ikintu cya kane, hari ukubura intego n'icyerekezo. Buriya ikintu gikomeye cyangiza urubyiruko ni ukubaho nta ntego. Umuntu udafite intego aba ameze nk'igare ridafite aho rijya. Ashobora kumara imyaka myinshi akora ibintu bidafite umumaro kubera ko atazi aho ashaka kugera. Urubyiruko rugomba kwibaza ruti, ndinde? Ubundi njye ndinde? Ndashaka kuba nde mu myaka 5 iri imbere? Ni iki nkora uyu munsi kizangeza ku nzozi zanjye? Intsinzi itangira iyo umuntu afite icyerekezo. Ikintu cya gatanu buriya gishobora kwangiza urubyiruko rwacu ni ikintu bita ubunebwe no gushaka ibisubizo byihuse. Buriya iki kintu ni nacyo kintu gihatse ibintu byose bishobora kwangiza urubyiruko. Ikintu cya mbere, muri iki kinyejana turimo, urubyiruko ntabwo rushaka gukora kandi rugashaka kubaho ubuzima buhenze. Ugasanga umwana w'umuhungu cyangwa se umwana w'umukobwa arashaka gutunga telefone ihenze, arashaka kugenda mu modoka ihenze, arashaka kubaho ubuzima buhenze, kandi mu by'ukuri nta gishoro na kimwe yigeze ashora kugira ngo akunde abeho ubwo buzima bumeze gutyo. Ibyo bikaba byamutera mu kujya mu bishuko bitandukanye, akaba yakwishora se mu gukina filime z'urukozasoni, akaba yakwishora mu gukora ibyaha byinshi bitandukanye kugira ngo akunde agere kuri bwa bukire cyangwa se agere kuri bwa buzima yumva yifuza, agere kuri bya bisubizo mu buryo bwihuse ndetse bitanamugoye. Kandi mu by'ukuri ntatekereze ko nyuma y'ibyo byose bizamugiraho ingaruka zitari nziza. Buriya hari urubyiruko rushaka amafaranga menshi ariko rudashaka gukora. Intsinzi ntiza mu nzira yoroshye gusa, isaba kwiga, gukora cyane ndetse no kwihangana. Abatsinda ni abategura ejo hazaza buri munsi. Ugomba guhora buri munsi utegura ejo hazaza hawe, apana kumva ko ubuzima bwiza ushaka mu isaha imwe iri imbere uraba ubugezemo. Oya, ahubwo iga gutegura ejo hazaza hawe, ibyo bizagufasha kubaho ubuzima bwiza. Ikindi kintu cya gatandatu gishobora kwangiza urubyiruko rwacu, harimo inshuti mbi n'igitutu cya bagenzi bacu, cyangwa se icyo twita peer pressure, kugendera mu kigare. Ukabona niba ari umukobwa cyangwa se niba ari umuhungu, ukabona ko bamugendana kandi bakora ibikorwa bitari byiza ubizi neza, ariko kubera ko uri muri peer pressure ukumva mwagendanye, ukumva mwabaye inshuti, ibyo ngibyo bikaba byagutera nawe kugwa muri bya bikorwa bitari byiza, ugasanga ubuzima bwawe burangiritse kandi mu by'ukuri ntabwo ari ko wowe wabishakaga, ahubwo usize babandi mwagendanaga. Buriya inshuti zishobora kukubaka cyangwa kugusenya. Hari abantu binjira mu biyobyabwenge, ibyaha cyangwa se indi myitwarire mibi kubera gushaka gukurikira inshuti zabo gusa. Hitamo abantu bagutera imbaraga zo gutera imbere. Buriya mu buzima, reba umuntu ushobora kugira ikintu akungura, reba umuntu ushobora kugira ikintu akugezaho, reba umuntu mushobora gufatanya kugira ngo muzamuke, apana kureba wa muntu mujyana muri za parties zitandukanye, mukajya gukorerayo ibintu bitari byiza, mukajya kunywa inzoga, ibiyobyabwenge n'ibindi bitandukanye. Ahubwo reba wa muntu ufite ikintu yakungura, reba ya nshuti ifite ikintu yagufasha kugira ngo mubashe gutera imbere, kugira ngo mubashe gutera imbere ejo hazaza hanyu habe heza. Street number 7,
Ingingo ya karindwi cyangwa ikintu cya karindwi gishobora kwangiza urubyiruko ni ukureka amashuri no kutiyungura ubumenyi. Buriya hari n'ukuntu ushobora kuba wararangije secondary school cyangwa warangije kaminuza university warayirangije, ariko mu by'ukuri ntabwo ubumenyi burangirira aho ngaho, ntabwo kwiyungura ubumenyi cyangwa se ntabwo kwiga birangira. Umuntu ahora yiyungura ubumenyi mu bintu bimwe cyangwa ibindi. Ibyo ngibyo bikaba byagufungura amaso ndetse bikaguhumura, ukabona isoko ry'umurimo ushaka kujyaho uko rimeze, uko riteye, cyangwa se ukaba wanakingura andi marembo atandukanye n'ayo wari wagiyemo, cyangwa se n'ibyo wari wize mu buzima busanzwe, n'ibyo ufitiye impamyabumenyi. Ibyo byose mu isi ni ugora umuntu yiga. Rero umuntu ashobora kuba yarageze mu wa kane, yarageze mu wa gatanu secondaire, akava mu ishuri kubera impamvu runaka zitandukanye. Kuba wava mu ishuri ntabwo ari ikibazo, ahubwo ni impamvu itumye uvamo ni iyihe? Impamvu itumye uvamo either ni cya kigare cya babandi mugendana batumye uvamo, cyangwa se mu by'ukuri ni ibibazo bya famiye, ni ibibazo by'umuryango, ni ubushobozi bukeya, aho ngaho rwose biba byumvikana. Ariko mu by'ukuri hari impamvu zitagakwiriye gutuma uva mu ishuri, cyane ko ubu ngubu ibintu bijyanye no kwiga, ibintu bijyanye n'imyigire, leta yarabyoroheje, yakoze ibishoboka byose kugira ngo buri mwana yisange mu ishuri yige. Rero nta mpamvu y'uko utakwiga, nta mpamvu y'uko utakwiyungura ubumenyi, ngo ndetse niba umaze no kwiga wiyungura ubundi bumenyi. Hari amashort courses batanga, hari na YouTube ubwayo. YouTube nayo ni isomo ushobora kwicara ukiyunguraho ubumenyi mu bintu bitandukanye, ukaba wafungura amarembo y'imikorere, ukaba wafungura amarembo y'iterambere, kandi ukoresheje YouTube cyangwa ukoresheje n'izindi mbuga nkoranyambaga. Rero mu bintu byangiza urubyiruko, mu bintu bitwangiza twebwe nk'urubyiruko, harimo icya mbere kuba wareka ishuri utarangije kwiga, cyangwa se ukananga no kwiyungura ubumenyi, ukaba ati ibyo nize ni ibyo, ubundi si ibyo nize byamariye iki, ukagendera kuri iyo psychologist idea, ukagendera kuri icyo gitekerezo, bigatuma utabasha gutera imbere. Ikindi kintu cya munane gishobora kwangiza urubyiruko ni ubuzima bw'imyitwarire mibi n'ibyaha bitandukanye. Buriya hari ibikorwa umuntu w'urubyiruko ashobora kujyamo bigahita birangiza ubuzima bwe. Harimo ubujura, harimo kuba kuriganya, urugomo n'ibindi byaha bishobora gusenya ubuzima bw'umuntu akiri mutoya. Buriya ubujura, niba for example niba wajya mu bujura, wakwiba umukire runaka cyangwa se wakwiba umuntu runaka, bagufata bagahita bakujyana mu kigo ngororamuco, bakakugorora umwaka cyangwa imyaka 2. Mu by'ukuri nusohokamo hari ubumenyi wungukiyemo aho ngaho, ariko nusohokamo uzasanga mu isi hari ibyo yagusizemo. Ntabwo bizagusaba gukorera ku muvuduko muremure kugira ngo ubashe gufatisha aho abandi bageze, cyangwa se aho urundi rubyiruko rugeze, cyangwa se aho igihugu kigeze mu rugendo rw'iterambere. Rero bikaba byaba byiza ko umuntu yagira icyo twita indangagaciro ndetse na kirazira by'umuco nyarwanda. Ubundi buri umuco nyarwanda hari ibintu runaka umuntu w'umunyarwanda atagakwiriye kugenderamo, kubera ko ari umunyarwanda, kubera ko afite umuco, afite izo ndangagaciro, afite icyo kinyabupfura, afite ubwo burere, ndetse kandi yigiye no kuri sosiyete y'abandi. Mbega akirinda kugira iyo myitwarire mibi, kubera ko iyo myitwarire mibi nayo ishobora kukwangiriza ubuzima. Ushobora kujya mu biyobyabwenge, ukagira ibiyobyabwenge, ariko ubuzima bwawe bukaba burarangiye. Even gusa niba banagufunga, ahubwo n'imitekerereze yawe n'imikorere byose bikaba birarangiye, ugasanga za ntego zawe nziza watekerezaga byose bise birangirira aho ngaho. Rero izina ryiza ritwara imyaka myinshi kuryubaka, ariko rishobora gusenywa mu gihe gitoya. Buriya kugira ngo wubake izina mu bantu bitwara imbaraga, bisaba igihe, bisaba umuhate, bisaba ibintu byinshi kugira ngo ryubake. Ariko mu by'ukuri kurisenya ntabwo bisaba ibintu bikomeye. Burya gusenya izina ryawe wubatse n'akantu gato cyane wowe wikoreye, ndetse wenda wanagakoze wikinira, gashobora gusenya izina ryawe wubatse kandi waryubatse bikugoye. Ikintu cya 9 kindi, buriya harazamo kutita ku buzima bwo mu mutwe. Buriya ikintu bita kutita ku buzima bwo mu mutwe, ariko no muri rusange, ugasanga umuntu urubyiruko nta siporo rukora, ubuzima bwawe mbega yumva ibintu byose ari ibintu biri aho ngaho. Ubuzima imitekerereze, imyitwarire, uburyo yarya neza kugira ngo abashe gukura, abashe gukora, uburyo yakwitwara, ingamba z'abaganga kugira ngo abashe gutera imbere, ibyo byose ntabe yabyitaho, akaba yumva ari ibintu biri aho ngaho gusa bisanzwe. Buriya hari urubyiruko ruhura n'umunaniro wo mu mutwe
kwiheba cyangwa kumva nta cyerekezo rufite. Ni ngombwa kuvugana n'abantu bizewe no gushaka ubufasha igihe bukenewe. Buriya dufite urubyiruko rwinshi rufite amadepresiyo, dufite urubyiruko rwinshi rufite stress nyinshi cyane mu mutwe, ndetse runafite n'ibikomere rwahuye nabyo mu buzima. Ariko ibyo byose ntabwo wabyigumanira ku giti cyawe ngo bizakemuke, oya, ahubwo bisaba kureba wa muntu wizeye ukamuganiriza kuri icyo kibazo, akagufasha, akakugira inama ndetse akagufasha muri urwo rugendo rwo kugira ngo wongere ugaruke ku murongo, ibintu birushaho kugenda neza. Ikintu cya 10 ari nacyo cya nyuma, buriya ni ukubura indangagaciro ndetse n'inshingano. Buriya indangagaciro ni ikintu kiranga umuntu. Mu ndangagaciro dushobora gusangamo nk'ubunyangamugayo, kubaha abandi, gukorana umurava, kugira inshingano n'izo kubaka umuntu. Ni ukuvuga ngo indangagaciro wowe ufite zishobora kugusenya cyangwa se zikakubaka. Indangagaciro wowe ufite cyangwa se n'abandi bakubonana zishobora kukubaka cyangwa se zikagusenya, bitewe n'uko witwara, bitewe n'uko wifata, bitewe n'uko ubana n'abandi, bitewe ndetse n'uko ugaragara imbere y'abantu, ukora ibikorwa, wubahiriza appointments zawe, uganira n'abandi, wubaha abandi, ndetse unatanga ibitekerezo byubaka. Ibyo ngibyo bishobora gutuma ejo hazaza hawe haba heza cyangwa se hakaba habi. Iyo urubyiruko rubuze indangagaciro, rushobora gufata ibyemezo byangiza ejo hazaza. Iyo ubuze indangagaciro, ushobora kubura urubyiruko baratubwira ngo twifate, cyangwa se no mu gihe tutifashe, cyangwa se baratubwira ngo twirinde ibiyobyabwenge ndetse twirinde n'ibindi bikorwa bibi. Ariko mu by'ukuri ibyo ngibyo byose bigendana na wa muntu ufite indangagaciro ze agenderaho kandi yubaha, adashobora gutezukaho. Rero iyo umuntu adafite indangagaciro, umusore akaba adafite indangagaciro runaka, ashobora kujya mu biyobyabwenge, ibyo bikarangira bitumye ejo hazaza he hahinduka. Kandi mu by'ukuri yagombaga kugenda